Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro muri iyi nzu ya buri munsi bana b'Imana, amahoro kubinjira bose muri iyi nzu ya buri munsi, muze tunonosore iby'Imana buri munsi muri iyi nzu. Ndabifuriza mwese kuza gutahana amahoro nimusohoka muri iyi nzu ya buri munsi. Twakire neza ubukungu Imana igiye kuduhera muri iyi nzu ya buri munsi aha imuhira. None kuwa kabiri w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe tariki 27 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 33 umurongo wa 7 kugeza kwa 11 n'umurongo wa 18 kugeza kwa 23, umutwe wa 34 umurongo wa 4 kugeza kwa 9 n'umurongo wa 28. Abayisiraheli uko bagendaga baca ingando mu rugendo rwabo bagana mu gihugu basezeranyijwe, Musa yendaga ihema maze akarishinga hirya y'ingando ahitaruye rikitwa ihema ry'ibonaniro. Nuko uwashakaga wese kugisha inama Uhoraho akajya mu ihema ry'ibonaniro ryari hanze y'ingando. Iyo Musa yasohokaga ngo ajye ku ihema, imbaga yose yarahagurukaga, buri muntu agahagarara ku muryango w'ihema rye. Nuko bagakurikiza Musa amaso kugeza igihe yinjiriye mu ihema. Musa yamara kwinjira mu ihema, ya nkingi y'agacu ikamanuka maze igahagarara ku muryango w'ihema. Uhoraho akaganira na Musa. Imbaga yose yabaga ireba inkingi y'agacu gahagaze ku muryango w'ihema, maze imbaga yose igahaguruka, buri muntu agapfukama ku muryango w'ihema rye. Uhoraho rero akavugana na Musa bahanganye amaso, mbese nk'uko umuntu avugana n'undi. Hanyuma Musa agasubira mu ngando. Ariko umufasha we, umusore witwa Yozuwe mwene Nuni, ntave mu ihema. Umunsi umwe Musa abwira Uhoraho ati, ngaho rero nyereka ikuzo ryawe. Uhoraho ati, ndanyuza ububengerane bwanjye bwose imbere yawe, maze ntangaza izina ryanjye Uhoraho. Ngirira ibambe uwo nishakiye, nkagirira impuhwe uwo nishakiye. Yungamo ati, ntabwo washobora kubona uruhanga rwanjye, kuko nta muntu wabasha kumbona ngo agumye abeho. Uhoraho arongera ati, ngwino nkwereke aho uba uhagaze iruhande rwanjye. Ndaguhagarika hejuru y'urutare. Igihe rero ikuzo ryanjye rizajya guhita, ndagushyira mu bwihugiko bw'urutare, maze ngutwikirize ikiganza cyanjye kugeza ubwo ntambutse. Hanyuma nkuvaneho ikiganza, maze umbone mu mugongo gusa, naho uruhanga rwanjye ntawashobora kurureba. Nuko Musa abaza ibimanyu bibiri by'amabuye nk'ibya mbere, arazinduka azamuka umusozi wa Sinayi nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse, maze ajyana mu ntoki ibimanyu bibiri by'amabuye. Nuko Uhoraho amanuka mu gacu ahurira nawe, maze atangaza izina rye Uhoraho. Uhoraho rero anyura imbere ya Musa, maze avuga aranguruye ati, ndi Uhoraho, Uhoraho Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka, Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuruza ibihumbi n'ibihumbi, ikihanganira igicumuro, ubwigomeke n'icyaha, ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru babo, kugeza mu gisekuruza cya 3 n'icya 4. Ako kanya Musa akubita amavi ku butaka, arapfukama. Nuko aravuga ati, Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Yego turi umuryango ufite ijosi rishingaraye. Ariko rero utubabarire ibicumuro byacu n'ibyaha byacu, maze utugire ubukonde bwawe. Musa agumana aho ngaho n'Uhoraho iminsi 40 n'amajoro 40, nta kurya umugati, nta no kunywa amazi. Nuko yandika ku bimanyu by'amabuye amagambo y'isezerano, ariyo ya magambo 10. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Uhoraho akoresha ubutabera, akarenganura abapfukiranwa bose. Yamenyesheje Musa imigambi ye, n'abana b'Isiraheli bagaragariza ibigwi bye. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe. Ntatonganya ngo bishyire kera, ntarwara inzika ubuziraherezo. Ntaduhana bihwanye n'ibicumuro byacu, ntatwihumuraho kurikije amafuti yacu. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, ni nako impuhwe ze zisagirana mu mutinya. Uko uburasirazuba butandukana n'uburengerazuba, niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Uko umubyeyi agirira ibambe abana be, niko Uhoraho agirira ibambe abamutinya. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 36 kugeza ku 43. Muri icyo gihe Yesu asigaho rubanda ajya imuhira. Nuko abigishwa be baramwegera baramubaza bati,
dusobanura umugani w'urumamfu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, umurima n'isi. Imbuto nziza ni abana b'ingoma, urumamfu ni abana banyakibi. Umwanzi warubibye ni Sekibi, isarura ni iherezo ry'isi. Abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko rero batoranya urumamfu bakarujugunya mu muriro, niko bizagenda mu iherezo ry'isi. Umwana w'umuntu azohereza abamarayika be bavangure mu ngoma ye abateye abandi kugwa mu cyaha bose n'inkozi z'ibibi zose, maze babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Ubwo intungane zizabengerana nk'izuba mu ngoma ya se. Ufite amatwi niyumve. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ufite amatwi niyumve. Bana b'Imana turatomboye, nimuze dusange Yezu. Ufite Yezu aba afite byose. Niba ufite Yezu biraguhagije. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane. Nyine ufite amatwi niyumve. Tujya gutondagura inshinga ikomeye cyane kandi iryoshye, isaba gucukumbura, kujya hasi mu mizi. Iyo nshinga rero tujya kuzirikanaho yitwa kunonosora, approfondir, approfondissement. Iyo wumvise ibintu mu kivunge hamwe n'abandi benshi, nyuma ariko ukaza kugira ubwo wiherera ukabinonosora, ugacukumbura, ugasesengura, nibwo ubyumva neza, ugasobanukirwa, bikakugirira n'akamaro. Enrichissement. Hari amagambo abiri agezweho muri iyi minsi, muri iri terambere. Ayo magambo aragendana ntasigane, rimwe rihamagara irindi. Iyo uvuye kuri rimwe ujya kuri indi. Ayo magambo ni irembo n'igikari. Iyo uvuze irembo muri iyi minsi mu Rwanda, abacuruzi bamwe babandi bacuruza fraude bahita bashigukira hejuru, umutima ukabarya, kuko ibintu byose ngo basigaye bategeka ko bica ku irembo, iyo misoro. Rero umuvandimwe ushaka ko batakubona ntuca ku irembo, wicira munsi y'urugo ugahinguka mu gikari. Akenshi ubwo buba buri ubusambo, ubujura no gukwepa imisoro nyine. Rero bakristo bavandimwe, urugo rwiyubashye rugira irembo n'igikari. Iyo uri umujura rero ntugombera irembo, wicira munsi y'urugo nyine ugahinguka mu gikari. Winyuriza ubusamo ziganisha ku iz'ubusambo. Ese umuntu anyura mu irembo ryari, anyura mu gikari ryari? Ibaze nanjye nibaze. Muri aya masomo Imana ishaka kutwereka akamaro ko kuba mu bavandimwe, la vie communautaire. Aribyo binatuma nyine umuntu abana n'Imana ku buryo bw'umwihariko, vie individuelle avec Dieu. Uko rero ujya muri groupe ukaganira n'abandi, mugasabana, ukamenya uko abandi babayeho, mugasagira ibiryo, ubuzima n'isengesho, aho ni mu kiliziya, mu ikoraniro. Hanyuma wanagera n'iwawe ukibuka ko Imana mufitanye igihango, umwihariko, ukayegera en particulier, du général au particulier, mu kivunge ukajya ku mwihariko. Ni nako umuntu muzima nyine abanza kunyura ku irembo agakomeza no mu gikari. Rya sengesho rusange riganisha ku isengesho ry'umwihariko. Irembo n'igikari biruzuzanya, ni magirirane. Twumvise mu isomo rya mbere uburyo Imana yahuraga n'imbaga mu kivunge, ariko hakaza kubaho umwihariko wa buri wese mu ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro bagize bati, nuko washakaga wese kugisha inama Uhoraho akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hanze y'ingando. Imbaga yose yabaga ireba inkingi y'agacu gahagaze ku muryango w'ihema, maze imbaga yose igahaguruka, buri muntu agapfukama ku muryango w'ihema rye. Amen. Gupfukama ku muryango w'ihema ryawe. Muri iyi nkingi y'agacu Imana iri kumwe n'umuryango wayo, présence de Dieu parmi son peuple. Bikwibutsa ko Nyagasani aba mu muryango we, mu bayoboke b'Imana, babandi dusengana, babandi dukorana, groupe dukoramo, dusengeramo, abo bose duhura. Ariko akaba n'umuvandimwe wanjye nk'uko yaganiraga na Musa. Ariko by'umwihariko noneho Nyagasani akaba ari wanjye mu ihema ryanjye, mu nturo yanjye, mu nzu yanjye, mu mutima wanjye. Ihema ryanjye, ihema ry'ibonaniro hamwe n'Imana. Ngaya marembo, ngiki gikari. Uko Nyagasani abana natwe muri ibyo byiciro byombi, ni ku neza ye, ku mpuhwe ze, nk'uko umuririmbyi wa Zaburi yabiteruye ati, Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Amen. Izo mpuhwe z'Imana nizo zitumye iyo twakoze amakosa Imana ishaka kudukosora, idukura muri rusange ku irembo, muri groupe, Imana ikatujyana hiherereye imuhira, mu rugo, mu gikari. Uko tunonosora, approfondissement, ari nako dukosora, correction fraternelle. Ibi nibyo bibaye ku bigishwa ba Yezu muri iyi vanjiri ya none. Ubwo Yezu yigishiraga mu kivunge cy'abantu benshi ku musozi, ariko yagera imuhira abigishwa bakamusiganuza kugira ngo inyigisho za Yezu bazigira umwihariko wabo. Mbese nanjye ngakora ku buryo igihe cyose numvise ijambo ry'Imana nkarigira iryanjye, nkumva ari njye Yezu ari kubwira by'umwihariko, kubyerekezaho.
bagize bati Yezu asigaho rubanda ajya imuhira. Nuko abigishwa baramwegera baramubaza bati dusobanura umugani w'urumamfu rwo mu murima. Amen. Mu ishuri hari isomo bita cours du soir. Ni ababyeyi bazi ubwenge bifuza ko n'abana babo bakomeza kumenya ubwenge. Mu gihe rero bavuye ku ishuri bari kwiga n'abandi benshi, nuko bageze mu rugo ababyeyi bakabashakira umwarimu wihariye ku ruhande nyine ku mugoroba akabasobanurira cours du soir. Mubyeyi nizere ko ubaha cours du soir no ku masengesho ku ijambo ry'Imana ku by'Imana. Nuko ku mugoroba ukihererana abana bawe ukabatoza umuco, ikinyabupfura, atari ubwenge gusa bwo mu ishuri ahubwo ubwenge bw'ubuzima, uko bagomba gusobanukirwa iby'Imana. Ngo wowe umubyeyi njye cours du soir ukabasobanurira imigani, gusobanukirwa imigani. Imigani yigisha ubwenge ukayicengera. Ibyo rero bisaba gucukumbura, ukabicukumburira imuhira mpaka kugeza heza nyine mu ijuru. Imbuto nziza ni abana b'ingoma, urumamfu ni abana banyakibi. Abigishwa rero byatumye basobanukirwa ce que c'est la parousie, umunsi w'imperuka Yezu ahindukiye, ko ari igihano umuriro w'iteka ku nkozi z'ibibi. Abanyabyaha banze guhinduka, banze kunonosora, banze kwikosora, bagahera ku irembo, n'igihembo ari ryo juru hamwe n'Imana kubanyuze ku irembo Yezu Kristo, irembo ry'intama, ari nawe w'imbuto nziza nyine, bakagana mu gikari guhura n'Imana ijuru. Ufite amatwi niyumve. Mubyeyi wumvise ko umuntu anyura ku irembo ari kujya mu gikari? Ibyo wamenye byose, amakuru yose watoroje muri groupe, mu kivunge, ku irembo, warangiza kubyakira byose ukihutira kujya kubinonosora imuhira mu gikari. Nuko kunonosora bikakuganisha ku gukosorera mu gikari. Umunsi umwe umubyeyi w'umupfakazi yari afite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umukobwa yitwaga Rukerikibaye. Nyina rero Rukerikibaye akaba yarafataga ku gatama akarenga inkombe cyangwa akarenga irembo. Nuko umunsi umwe aza kujya ku isoko asoma 5, nuko buza kumwiriraho nijoro atangira kwandika 8. Ubwo nyine bwari butangiye no kwira. Nuko ari gutageze ku bitara by'abacuruza aho ku isoko nyine, yibwira ko ashyitse mu rugo ku buriri nyine. Ibyo bitara byiteranye n'uburiri n'igitanda, ngo aho ku buriri nyine. Nuko atangira kwambura imyenda yose ngo aruhuke aryamaho ku buriri nyine. Rukerikibaye aza gutambuka hafi icyo gitara, abona ari nyina uharyamye. Nuko avuza induru nyinshi arahuruza ngo baze barebe ishyano bagushije mu rugo rwabo. Nuko abacuruzi n'abahisi benshi barahurura baza kureba nyine ibyabaye. Mu gihe Rukerikibaye atangiye ababwira uburyo bwose nyina yamusebeje ngo nabo babyirebere, ngo ikibi cyagiye ahabona ko abasore benshi bagiye bamubenga kubera uwo nyina w'umusinzi nyine, ngo amaso abihere birebere. Uko abacuruzi n'abo bahisi bari bateze amatwi Rukerikibaye kandi bashungereye uwo mubyeyi uri kuri icyo gitara ngo ni igitanda da. Nuko wa mwana w'umuhungu musaza wa Rukerikibaye abarahagobotse n'igitaraganya. Ubwo yari yambaye agashati n'agasengeri, yikuramo agashati hejuru aragafata agakenyeza nyina, dore ko imyenda yindi nyina yari yayitaye nyine muri ako gakubuzo. Nuko wa muhungu agenda amurandata buhoro amusindagiza amugeza mu rugo imuhira. Ese mubyeyi, muri aba bana bombi ari Rukerikibaye ari na musaza we, wagomba gutabara nyina bwa mbere ku ikubitiro ninde? Turareba tugasanga Rukerikibaye yarageze ku irembo agahona amakuru mabi koko, ariko kubera umuntu uva agahita yasandariza aho ku irembo. Naho musaza we nyuma yo kubona inkuru yabaye kimoma aho ku irembo, aravana nyina ku irembo amujyane mu rugo imuhira mu gikari, abariho ajya kumusukurira, kumukosorera. Iryo ni ikosora. Ese mwana, nubwo umubyeyi wawe yakwitwara nabi, ni ngombwa kumutaranga umuteza abacuruzi n'abahisi? Rukerikibaye we, mbega wowe, gushyira abandi ku karubanda, gushyira abandi ku irembo nibyo bitubangukira. Kandi none ni njyewe, ejo ni wowe. Turi abanyabyaha n'abanyantege nke, twese ntawe utagwa, twese ntawe udakora icyaha. Icyo turushana ni ukugwa kuri bamwe ndetse no kubyuka ku bandi. Nguko kuvana abanyamakosa ku rubuga, ku irembo, tukabajyana mu gikari kubakosorerayo. Umufaransa ati le linge se lave en famille. Nta mubyeyi wiyubashye ufurira ibyahi ku irembo cyangwa yanike ibyahi nyine muri saro cyangwa ku irembo, yabageze kure. Nuko rero natwe abavandimwe muri Kristo, muri famiye zacu, mu ngo zacu, turi abanyabyaha, turi abanyantege nke. Dukeneye gutondagura iyi nshinga bita kunonosora, approfondir. Ni ukugera ku ntebe z'umutima ukareba ibyo byose bitagenda ukabyikuramo, kwipakuramo imyanda yose ari kuri wowe ano kuri mugenzi wawe, correction fraternelle. Ukagera mu gikari imuhira uwo mutima ukareba iyo sayo, ubwo businzi, ubwo bwomanzi, uko kwiyemera,
izo ngeso mbi zikwandavuza zigatuma uryama ku isoko, mu gihuru, ku gitara, ubyita igitanda, maze ukazirandura ukazikosora zigakugeza imuhira ku Mana. Ese mubyeyi, bibaye ko ari ubwo muri rikosa nyiri ryaguye kuri uyu mubyeyi bose bakagushungera, ubwo se wakora iki? Undi ati nahita nzivaho. Yezu ati genda nawe ugenze utyo. Mukristo muvandimwe, niba inzoga zikuryamisha ku isoko, ku gitara, niba kugabanya byaranze, wazivuyeho hakiri kare. Kuyikura mu icupa ikagukura mu bagabo, niba hari ingeso igusebya igakuryamisha mu gihuru, ku gitara, za ngeso z'ubusambanyi, urukozasoni, umwanya n'uyu kwireka kugira ngo itazaguteza abarukera ikibaye, bakaguhururiza bakagushyira ku karubanda. Rukera we, mbega wowe mukristo muvandimwe, va ku isoko ry'ubusinzi, va ku isoko ry'ingeso mbi, ugana isoko Yezu agusobanurire imuhira, usobanukirwe we gusobanya. Isengesho rusange n'isengesho ry'umwihariko ni ngombwa, ni magirirane. Ari ku irembo duhurireho n'Imana, ari mu gikari duhurireho n'Imana, duhure na Yezu adusobanurire, tunonosore, bityo twikosore buri munsi, tumenye Yezu, tumumenyesha abandi buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Wowe mukiro wa